cyushyize muri Janet cyushyize muri Jolly nta kisohoka nabo kwingirwa no kwizega imbere y'Imana n'abantu. Go tarasire grene mondo tani tubatre. Amen. Abazamugana bose baje bikoreye imitwaro yabo bazataha babohotse kubera uyu musaraba. Kizaho bambike gishura mwambaro w'abatambyi Santo bene greni foi azantene bene crei la bene crei yes sana kita foi Twimikishije amavuta kuko ijambo ry'Imana rivuga ikindi twabambika n'umwambaro ujyanye n'inshingano nshya binjiyemo. Tubanze dukomere Imana amashyi kuguha Imana neza. Nuko nibafashe tubuze kubasengera bose imbere yanyu, ariko nkuko nabibabwiye icyo tugiye gukora nuko turi gusengera umushumba mukuru w'itorero the Bishop Francis, hanyuma nawe akinjira muri ayo mavuta n'ubwo butware, maze nawe agasuka amavuta ubo Imana ishyize munsi y'amavuta ye kugira ngo bamufashe uyu murimo. Ariko nta nshingano itagira indahiro, nta nshingano umuntu ahabwa atabanje kumvishwa iyo nshingano ngo niki urwite kandi azava he agarukire he, ni ryari azakora, ni ryari azaruhuka. Ndagira ngo rero nsabe Bishop Francis atambuke aza hano imbere we ujye kubanza. So what is going to happen? They are going to anoint the bishop first, put him
They'll put the bishop into the office of bishopship, and then he will also have the rights and the authority and the powers to ordain the rest of the pastors under his ministry and leadership. aribuze kubikora yitonze rwose nta kikwihutisha. Ikindi ni indahiro ugomba kubahiriza, rero bisaba kwitonda cyane. Ndagira ngo nkuko wenda kuba muhagurutse n'ubushake bwanyu, ariko mushatse rwose mwaca bugufi maze mukurikirana umuhango. You are free to remain seated to follow the rest of the program, and the bishop is going to take the oath before he's ordained into the office. Hanyuma nawe aragenda, kibazo kibona igisubizo niwe uza kugenda asubiza. Imbere y'Imana data wa twese, imbere y'Imana mwana n'umwuka wera, ndakubaza wowe Sendakize Francis, wemeye gusukwaho aya mavuta yo kwerezwa inshingano yo kuba umushumba mukuru bishop w'amatorero ya New Jerusalem Temple mu Rwanda no mu yandi mahanga? Yego, nemeye gusukwaho ayo mavuta, kandi nemeye kuba umushumba mukuru w'amatorero y'itorero New Jerusalem Temple mu Rwanda no mu yandi mahanga. Kibazo cya kabiri, wemeye guhabwa iyi nkoni y'ubushumba kugira ngo uragire uyu mukumbi wose uri hano ndetse n'abandi bose aho itorero rizagera? Yego, nemeye kuyahabwa, kandi nzayikoresha neza mu kuyobora no kugarura intama mu nzira nziza Imana izabishoboza. Kibazo cya gatatu, wemeye kwambikwa impeta y'ikimenyetso cy'isezerano ugiranye n'Imana, ukomeje gukorera urinda kandi ugaburira umukumbi wayo kugeza ubwo uzayiwushyikiriza? Yego, sezeranye n'Imana ko nzaragira neza uyu mukumbi ushyizwe imbere kugeza igihe nzawumurikira Imana, kandi nabyo Imana izabishoboza. Mbese uzakora uyu murimo neza wubaha kandi wubahiriza amategeko n'amabwiriza yose yashyizweho n'itorero? Yego, nzubaha kandi nzubahiriza amategeko n'amabwiriza yose uko nshoboye, kandi Imana izabimfashamo. Mbese uzayobora neza abashumba hamwe n'abandi bakozi b'Imana bose bo mu nzego zose zitandukanye z'itorero, ubagira inama nziza, mbega witeguye gucyaha no guhana no kwerekera abazagenda bica gahunda y'itorero ugamije kubagorora ngo bagume mu nzira nziza? Yego, nzakora ibishoboka byose kugira ngo mfashe abo bose kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Mbese uzarinda itorero wamagana inyigisho cyangwa ubuhanuzi by'ibinyoma kugira ngo bidasenya umurimo w'Imana? Ese uzafasha abateshutse bagaruke mu murongo mwiza? Yego, nzabikora kandi Imana izamfasha muri ibyo byose. Amen. Uzashishikarira cyane kubanisha no gukundanisha abo ushinzwe kuyobora bose, utabarobanuye ku butoni ushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose? Yego, nzabanisha neza abo ngiye kuyobora, kandi sinzarobanura butoni, ndetse nzabibuza n'abo nyoboye. Kose uzahora uharanira icyateza imbere itorero ry'Imana mu mibereho myiza y'umwuka ndetse n'iy'umubiri? Yego, nzabikora kandi Imana izabishoboza. Uzagira umwete wo kugaburira umukumbi w'Imana ubaha ijambo ry'Imana? Mbese uzabishishikariza n'abandi bashumba uyoboye kubikora batyo kugira ngo itorero ryanyu rirusheho gukomera?
yego nzashishikarira kubikora kandi nzabishishikariza abandi. Mbese ikibazo cya nyuma, mbese uzagira umwete wo kubanisha itorero uyoboye n'inzego zose z'ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'andi matorero n'imiryango ya gikristo? Yego nzabikora kandi nzabishishikariza n'abo nyoboye bose. Mahari indahiro yawe yo kurahira yose tumukomere amashyi. Yewe Bishop Sendakize Francis, umushumba mukuru w'itorero New Jerusalem Temple, nemeye imbere y'Imana, imbere y'abashumba, y'ababishop, imbere y'abareverend, imbere y'abapastor bose hamwe n'abandi bakozi b'Imana, imbere y'itorero ryose, imbere y'umushumba unyimitse ko nzakora neza imirimo yose ikubiye muri iyi nshingano y'ikirenga mpawe uyu munsi. Nzaninda neza umukumbi wose ndagijwe n'Imana ndetse n'abandi bose. Imana izagenda impa haba mu gihugu ndetse no mu mahanga. Nzitanga uko nshobojwe kandi nizeye ko Imana yampamagaye izambashisha muri byose. Imana ibifashemo. Amen. Bishop Pastor Francis Sendakize has taken an oath into the office of bishopship under New Jerusalem Temple, and has accepted to take the responsibility of all the pastors under his leadership and the flock of New Jerusalem Temple in Rwanda and across in the whole world, and he has sworn to take that responsibility through the vow. Dukomere Imana amashyi kubw'inshingano nshya. Hanyuma bikurikiye ku bw'inshingano ahawe n'indahiro arahiye kandi arahijwe n'umushumba, akongera akirahirira we ku giti cye, tugiye kumwambika umwambaro ujyanye n'indahiro arahiye kandi ahagare muri ayo mavuta. After taking the vow and the oath, he is now going to put on the mantle of the office. Bishop Rugamba Albert wahawe inshingano zo kuragira umukumbi mugari no kwimika abashumba. Uva none ahangaha ndakwimitse wowe Sendakize Francis nk'umushumba w'itorero ya New Jerusalem Temple, kandi uvumutse ngusutseho amavuta yo kuzaba umwungeri wa hafi na kure wabakomeye n'aboroheje, abarushye ndetse n'abaguwe neza, kandi ukababera umusaruro uzabahesha kuzabona Imana, kandi ukiriho uzahabwa umugisha n'inkomezi no kurama kugira ngo abato bakwigireho muri byose. I, Bishop Rugamba, the pastor of pastors who was ordained into that responsibility, ordain you. I ordain you, Francis, into the office of the bishop to take the pastor of pastors and take the responsibility to pastor all people without segregation.
uzabwira amahanga yose ko umwami Yesu agira neza, kandi ubukumbi mugari uzabona Imana kugura uruhanga rwiza rusuzwa amavuta mu izina rya Yesu twiyiriza. Amen. Amen. Amashimesh kumana ya ataya sire de monde de kile metai. Yes na mai metai. Asante baba na kisa. Amen. Amen. Umwami araguhamagaye kandi ubaye imboheye, uzakora ibyo ashaka, ntabwo uzongera gukora iby'ubushake bwawe. Kandi uyu murimo uhamagariwe uwo nguwo niwe uzakora, haba ku manywa haba nijoro, uzakomeza kuba ukwirwa no kwizerwa, kuko nta kindi kikuboshye, uboshywe n'umurimo w'Imana. Amen. Amavuta yabaye menshi kuva none aha, kandi amavuta ni yazakugeza kure. Uyu munsi yambitswe impeta, ikimenyetso cy'uko agiranye isezerano n'Uwiteka Imana. Ntabwo ari impeta y'icyubahiro, ahubwo ni impeta y'ubugaragu, kandi agiranye isezerano n'Uwiteka Imana y'ubudahemuka ndetse n'ubwizerane. Uvuye umunsi w'iteka ryose mu izina rya Yesu. Uyu ni umusaraba. Umusaraba niho byose byarangiriye. Byarangiriye ku musaraba ntibikibukwa. Kandi umuntu wese uzegera Bishop Francis akagira icyo amubwira n'uburyo yawe ijambo ry'ibanga, bizaba birangiye, ntirizasohoka hanze, kuko uyu musaraba ucinjiyemo ntabwo kijya gisohoka. Kuva uyu munsi mugire icyizere kubw'amavuta n'umurimo mushya ahawe. Dukomere Imana amashyi cyane.
igishura cy'abatambyi rikaba isinde ry'abungeri mu mwambaro wo kwera ariko rikaba isinde ry'abungeri no mu gihe cy'imvura n'izuba ntazarikura kuko n'umwambaro w'akazi uzamurebera hafi na kure azamenya ko ari umwungeri w'umukumbi. Agashumi ko munda umwungeri mwiza apfira umukumbi we inzara zamwicaye ihambire munda ikizaba kigenderewe cyane no kubona urwuri rw'umukumbi Imana izamwibuka kandi ntaragirira ibihembo ariko Imana izamuhemba. Uyu ni umushumba uyu azajya gukoresha za zindi zihaya zanga gukama. Iyi ni injisho ntabwo ari umurimbo, iyi ni injisho kandi no mu gihe azaba ageze hose yagishe yagiye gushaka urwuri yagiye gushaka ubwatsi aho buri azagendana nayo uko zose ntabwo zikamwa neza, hari izikamwa uko zibanje kujisha. Iyi rero ni inkoni y'umwungeri mwiza kandi Francis urabona iyi nkonzo ntabwo ari umurimbo, iyi ntabwo ari inkoni yo gukubita, iyi niyo kuzigaruza ineza. Izaba yatannye yerekeza hirya uzajya ugira utya uyigarure uyigaruze ubugwaneza. Ukomere Imana amashyi ko hawe inkoni y'ubushumba ufata mu kuboko kw'iburyo mu izina rya Yesu Kristo Nazareti azayigaruza ubugwaneza kandi nta wundi murage, nta yindi nganzo, nta yindi nzira, nta handi turagirira ni muri bibiri ijambo ry'Imana. Uru ni urwuri niyo mpamvu zizirika mu nda kamara gatatu rakano utarya ushaka urwuri, niyo mpamvu uzajya uboneka gake wagiye gushakisha ukuntu umukumbi uzagubwa neza kubw'ijambo. Acira urwuri, acira ijambo mu izina rya Yesu. Agiye gupfukama rero dushima Imana. Ndasaba abashumba abungeri bashumba nimuze tumwinjize muri quartier yabahamagawe n'imbahe z'umwami natuzasoza ibyo gukiranuka kose mwese. Now all the pastors, the bishops are called upon to step over to lay hands on Bishop Francis to pray for him a blessing unto the new office. The pastors, the bishops, the apostles, the ordained servants of God, please step up at the pulpit to lay hands on Bishop Francis to declare a blessing. Dusengeye mukozi wawe nguyu Bishop Francis arazamuye mu ntera ashyizwe mu cyimbo cy'umwungeri w'abungeri, abaye umwungeri mukuru ahawe inshingano zo kuragira umukumbi. Turamusabiye turamusengeye Mwuka Wera mwinshi amubonekeho
imbaraga n'amavuta biboneke ku buzima bwe. Amahanga yose nareba abonye mu ruhanga rwe abona ubwiza bwawe. Abumbuye umunwa avuga abanyamibabaro bishime. Abadafite ibyiringiro bagira ibyiringiro. Ijambo ryawe ari ijambo ry'umuciro ku buzima bwe, kandi rimwe rigwiriye cyane. Imbaraga n'impuhwe zawe biboneke ku buzima bwe data. Urakoze kumugiriye neza kandi umwaguye mu buryo bwose. Abahungu n'abakobwa umuhaye, abasore n'inkumi, abakecuru n'abakambwe, abo bose umuhaye guhagarara imbere no kubabera umwungeri mwiza. Reka azabayobore neza kandi azabakumurikire kandi bazakubone nk'Imana. Urakoze urakarama data, umukomeze kandi umushoboze kandi uzamugeze aho atatekerezaga. Kandi kubw'aya mavuta azashobozwe byose nk'uko washoboje Dawidi. Gukomeye amashyi z'ukurwatsi kubwabyo. Ikasaba abashumba babanza bamufelicite mukore mu biganza. Fata inkoni yawe. Let all the pastors congratulate the new bishop has been ordained into the new office. Ndagira ngo imbere rero itorero ryose maze tumuhe na certificate ye igaragaza ko arobanuwe nk'umushumba mukuru the bishop w'itorero ni Jerusalem Temple. Mwakire rero icyo uzashyira muri serva zabone ko umurimo wawerejwe kandi wawuhamagariwe. Imana igumisha cyane. Amen. Ndagira ngo umwanya ukurikiyeho turamufasha nyine. Ntawe uvuga ngo ahite yuzura ingobyi, tukomeza tumufashe, ariko nawe igikorwa cyo gusuka amavuta ku bakozi b'Imana bandi barobanuriwe kumufasha uyu murimo baratambuka baze hano imbere, hanyuma muramumufashije certificate n'iyo Bible, ariko inkoni ye arayigumana ko ni inkoni y'ubushumba. The pastors to be ordained into the office of pastorship, they are going to step over as they also take oath and vows into the new office, led by Pastor Francis, helped by the ordaining bishop, who is going to lead and help them. Oh, hallelujah. Ndagira ngo sabe n'undi revera arabafasha muri ndahiro yabo, ibibazo bagenda bisubiza bitonze kandi nta rwanda benshi, buri muntu aragenda asubiza narangiza n'undi nawe asubiza. The reverend is going to help them to read the oath, and then thereafter they will also take the vow to be ordained into the office of pastorship. Aya ni amasezerano n'indahiro igenewe umuntu hawe kuba umupastori mu itorero. Mbere y'Imana data wa twese, mbere y'Imana mwana n'imbere mu Mana mwuka wera, ndakubaza wowe Jolly, uremera ko usukwa haya mavuta no guhabwa inshingano yo kuba umupastori mu itorero? Yego, nemeye gusukwaho aya mavuta no guhabwa inshingano, kandi Imana izabimfashije, izambashije. Uzubahiriza amategeko yose n'amabwiriza y'itorero? Yego, zubahiriza aya mategeko n'amabwiriza
kandi nzabishishikariza abo nyoboye bose. Uzita ku mukumbi wose ukuri imbere, uwugaburira ku manywa na nijoro ibyo kurya bikwiriye bituruka mu ijambo ry'Imana. Ntabwo uzigisha ubuyobe mu bantu. Yego, nzita ku mukumbi wose, nzawugaburira cyane, nigisha ijambo ry'Imana igihe cyose, kandi sinzigera nigisha ibinyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uzabanisha abo uyoboye neza, utabaciyemo ibice bishingiye ku moko, uturere n'ibindi. Yego, ibyo nzabyitaho cyane, ndetse nzanabitoza abo nzayobora bose. Uzakora ibishoboka byose uharanira ko Umwuka Wera n'impano ze bikorera mu itorero buri gihe. Ese uzarinda umuriro wo ku gicaniro ukomeze kwaka ntuzime? Ntabwo uzazimya impano z'abo uyoboye? Yego, ibyo nzabiharanira cyane, kandi sinzazimya impano. Ese witeguye guhugura no gucyaha cyangwa guhana nibiba ngombwa kugira ngo abagenda nabi ubagarure mu nzira nziza? Yego, nzabikora, kandi Imana izambashisha kubikora neza. Mukomere amashyi. Imbere y'Imana Data wa twese n'Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera, ndakubaza wowe Mbabazi Janet, wemeye gusukwaho aya mavuta yo guhabwa inshingano yo kuba umupasitori mu itorero? Yego, nemeye gusukwaho aya mavuta no guhabwa inshingano, kandi Imana izabibashisha. Uzubahiriza amategeko n'amabwiriza yose y'itorero. Ese uzayatoza abo uyoboye nabo n'abo uzayobora? Yego, nzubahiriza aya mategeko n'amabwiriza, kandi nzabishishikariza abo nyoboye bose. Uzita ku mukumbi wose ukuri imbere, uzawugaburira ku manywa na nijoro ibyo kurya bikwiriye bituruka mu ijambo ry'Imana. Ntabwo uzigisha ubuyobe mu bantu. Yego, nzita ku mukumbi wose, nzawugaburira cyane, nigisha n'ijambo ry'Imana igihe cyose, kandi sizigera nigisha ibinyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uzabanisha neza abo uyoboye, utabaciyemo ibice bishingiye ku moko, uturere n'ibindi. Yego, ibyo nzabyitaho cyane, ndetse nzanabitoza abo nzayobora bose. Uzakora ibishoboka byose uharanira ko Umwuka Wera n'impano ze bikorera mu itorero buri gihe. Ese uzarinda umuriro wo ku gicaniro ukomeze wake ntuzime? Ntuzazimya impano z'abo uyoboye? Yego, ibyo nzabiharanira cyane, kandi sinzazimya impano ya buri wese nyoboye, ahubwo nzabafasha barusheho gukoresha neza impano zabo. Witeguye guhugura no gucyaha cyangwa guhana nibiba ngombwa kugira ngo abagenda nabi ubagarure mu nzira nziza? Yego, nzabikora, kandi Imana izabimbashisha kubikora neza. Urahira mu magambo arambuye iyo ndahiro y'inyuma, iryo zina rihari murarisimbuza iryanyu. Reka duhere kuri Jolly. Njyewe Umuganwa Jolly, ndahiriye imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'umushumba unyimitse, imbere y'abandi bashumba, imbere y'abandi bakozi b'Imana, hamwe n'itorero ryose muri rusange, ko nemeye guhabwa iyi nshingano yo kuba umupasiteri mu itorero rya New Jerusalem Church. Nzakora neza imirimo yose ijyanye n'iyi nshingano mpawe uyu munsi. Nzubahiriza kandi n'abandi bayobozi bo mu rwego rumwe nanjye, ndetse n'abo nkuriye,
nzakorana ubunyangamugayo uyu murimo kugeza ubwo Yesu azazira cyangwa nkuwe muri uyu mubiri. Imana izabimfashamo. Jewe Uwimbabazi Janet ndahiriye imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'umushumba unyimitse, imbere y'abandi bashumba, imbere y'abandi bakozi b'Imana, hamwe itorero ryose muri rusange, ko nemeye guhabwa iyi shimwe nanjye ndetse nabo muriye. Nzakorana ubunyangamugayo uyu murimo kugeza ubwo Yesu azazira cyangwa nkuwe mu mubiri. Imana izabimfashisha. Uyu mwanya rero ubwo tumaze kumva indahiro yabo, ndagira ngo wenda icyo turibuze gufasha Bishop Francis nuko bakwambika akaza agasuka amavuta kuri abakozi b'Imana Imana imuhaye kugira ngo bafatikanye umurimo. Yewe Bishop Sendakize Francis ye kwimika aba bashumba bari imbere, Pastor Janet Uwimbabazi mwimitse ku mugaragaro imbere y'Imana n'abantu, babaye abashumba guhera uyu munsi mu itorero mu tempo. Tufatanya uyu murimo, bagiye kumfasha. Mbimitse nk'umushumba kandi ku mugaragaro. Aya ni amavuta bimikishijwe kugira ngo bakore umurimo w'Imana nta mugayo bariho, mu izina rya Yesu. Nubundi Bishop Sendakize Francis, uyu ni Pasiteri Umuganwa Jolly, mwimitse ku mugaragaro imbere y'Imana n'abantu bayo kugira ngo akore umurimo yahamagariwe kandi ayikorere ku mugaragaro abifashijwemo n'Imana. Mwimitse nk'umushumba we guhera uyu munsi, byemewe mu itorero rya New Jerusalem Temple, mu izina rya Yesu. Amen. Noneho rero ubwo mavuta ngiye kuyambarira umwambaro ujyanye n'umuhamagaro Imana ibahamagaye, kugira ngo batambutse umwambaro mushya. Kandi uyu mwambaro ntago ari umwambaro uraho umurimbo, ahubwo ni umwambaro ubanyuranya n'andi mahanga. Uzabarebera kure azamenye icyo muri cyo, uzabarebera kure azamenye ko mwarobanuwe kandi ko mufitanye inshingano zitandukanye n'iz'abandi bose. They are now going to put on the new garments because they have been ordained into the new office as fully ordained pastors of the New Jerusalem Temple.
icyo ushyize muri Janet ukize muri Jolly ntago nta kisohoka nabo kwingirwa no kwizerwa imbere y'Imana n'abantu. Oh God, tarasire grene mondo tani compatre. Amen, amen. Abazamugana bose baje bikoreye imitwaro yabo bazataha babohotse kubera uyu musaraba. Kizaho bambike gishuri mwambaro w'abatambyi Santo bene brani foi azantene bene crane yo la bene crane yes yes ana kete foi abahereza impano. Izi ni impano, ni ijambo ry'Imana bagiye kugaburira itorero cyangwa se umukumbi bahawe guhera uyu munsi kugeza Kristo agarutse. Let the servant step up as Bishop Francis lifts up his voice to lead the prayer. Data mu izina rya Yesu tuzamuye icyubahiro cyawe muri iyi nzu yawe mwami, dusengeye abashumba hamagaye tubashyize mu biganza byawe
warabatoranyije watoranya mu ntama uyu munsi wagize abashumba wagize abungeri beza bagiye kuragira umukumbi wabahaye turabasengeye kugira ngo bambike imbaraga babashishe mu rugendo batangiye uyu munsi ntibazananirwe ahubwo uzabafate uzabakomeze uzabajya imbere ahataringaniye uharinganize ujye ubacira inzira ujye ubarwanirira igihe cyose bageze mu ntege nkeya mwami ubakomeze ubambike imbaraga zawe Mana ubwiza bwawe n'amavuta bikomeze kuboneka mu ruhanga rwabo komeze ubaha ubwenge burenze ubwo bari bafite kugira ngo baragire neza umukumbo bahaye baho umutima wo guca bugufi kugira ngo babe abagaragu babandi mwami ubabashishe guhera uyu munsi igihe uzaba ugarutse mwami uzabasange bararagiye neza bamurikira intama bahaye mwami natwe tubisabye twizera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen amen. Felicite ariko uyu mwanya icyo tugiye gukora nuko nyine izi certificates zabo tugiye kuzisinyaho kuri certificate ya Bishop Francis ndayisinyanaho na Mutabazi Alex Bishop nyuma pastors bandi bari buze kubasinyiraho ndetse n'umushumba mukuru Bishop Francis. Ibyo biteguye kuza kuramya no guhimbaza Imana umurimo mwiza n'amavuta mashya abonetse mu ihema ryayo ndetse n'abakozi b'Imana barobanuriwe gukora umurimo kandi bagakorwa hagari. Reka Bishop wabanza bahereza certificates zabo zimeza ordination. Ndagira ngo dushime Imana ibanye natwe muri umwanya mwiza gutangiza inshingano
ndagira ngo dusenge isengesho dusoza uyu muhango ndetse dushima Imana, hanyuma muyoza gahunda ari buze gukomeza gahunda zindi zikurikiyeho. Imana ibahe umugisha cyane. We are all going to pray a closing prayer of this session as we praise God for enabling us to carry out this ceremony, ordination ceremony, and then we will hand over the microphone to the master of ceremony. Ndagira ngo duhaguruke dusenga Imana, dushima Imana. Let's all stand up on our feet as we pray. Kandi tubanze dukomere Imana amashyi menshi cyane kubw'abakozi. And let's give a round of applause to God. Imana ihamagariye umurimo mu gihe nk'iki. Mana data turagushimye, turakunezerewe cyane kuri Imana y'amahoro. Tugushimiye ko ijambo ryawe ari ryiza nizima, ikora imirimo ikomeye kandi itangaje, kandi ni umurima munini kandi mugari cyane. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Iyo mpamvu vuga ngo twinginge maze nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi benshi kugira ngo bakore umurimo mu gihe nk'iki. Ngaba abakozi bawe turabagushimiye. Urakoze ko baje gukora umurimo kandi gukorwa hagari kandi bari hafi n'abari kuri bose. Ubutumwa bwiza bw'amahoro bukabageraho. Abarushye bakaruhuka, abarwayi bagakira, batakuze bakakumenya, maze igihe nomi gahomba ijuru rikunguka. Tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza n'iri torero wahaye kugira ngo bayobore, kandi aho rizagera hose reka bazabe umucyo umurikira bari mu mwijima, kandi itorero rizagukira rigere kure cyane. N'abakristo baririmo bagukirwe, bahahe baronke, bashake babone, basenge bumvirwe, kandi icyo bifuza cyose kibakorere. Urakoze urakarama data mwiza, abakozi bawe abo wahamagaye babashe gufatikanya na Bishop Francis data mwiza, nabo bahaye kuyoborana ari Jolly na Janet, bahirwaho umugisha, kandi uhana umugisha abera bose. Twebwe twese ko turi muri iri hema ududubize tugubwe neza. Imbaraga n'amavuta bikomeze kubura ku bwoko bwawe no ku itorero ryawe. Tugukomeye amashyi, tugukorera ubwatsi mu izina ry'Umwami wacu. Amen. Reka twongere Yesu amashyi menshi. A big round of applause. Abasaka twakongera Yesu amashyi ndetse n'impundu. Let us give them a big round of Twishimira applause. inshingano nshya abakozi b'Imana binjiyemo. Ari umushumba mukuru Francis ndetse Janet na Jolly bahawe inshingano nshya. Reka rero tubasabe basubire mu byicaro gato. We shall ask them Tukomere Yesu amashyi. to go back to their respective seats as we appreciate the Lord for this that has happened. Hallelujah. 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 Yesu ashimwe cyane. Yaje kubashyigikira nayo ibibone muhabwa izo mpano. Uze mu izina rya Yesu. Reka tubahe amashyi menshi cyane n'umuryango wa Pastor Jolly babuza ibiganiro abakristo ndetse n'umuryango uzanye indi mpano. Reka nabo tubahe amashyi, tubaha abashumba impano, harimo izikubitse tutabona ibiri imbere, harimo n'izo tubona z'indabyo babwira ngo ishusho nziza muha isi. Ni igihe cyo guhabwa impano z'uburyo bwose. Reka dukomere amashyi menshi. Cyatanga impano umushumba Yesu agumisha tw'igikorwa cy'ubwize nanjye ndabisanga yavuze igihe impano kugira ngo ugire ubushake ushobora rugamba inshuti yawe ndashaka kugira impano ikomeye cyane Yesu agumisha